ndambara zakera jewe data we mama amafaranga biri kubye ngurongore ndi wasanye umugore ukarongora ihene we ndakona kubikubwiye ukarongora umusazi wase namuzana muzaniye uvuze gukimuro karongora ino uranutse avuze songa wishe arusoni Halo. Nyine ikintu cyatumije ndaza ku kazi. Inganje yari yagwaye. Inganje yari yagwaye burandanza byo kuje gushaka aba veterineri kugira ngo baze kwivura. Sishaho kari ingwara zo ngubu zateye nico kibazo yari ifite n'izi ngwara zo ngubu zateye. Yiziye umva imbwa yanjye shahu yagwaye ingwara yitwa nibo bayita ngo iki sinzi kundi veterineri yabimbwiye iyo ngwara niyo gutuma mbese inga yanjye ihora kuri TikTok buri munsi mbese irahagera ikajyamika ikaharambarara ndi hafi ndacereka banza mvugane n'uyu musaza ndongambi gusobanurira neza nta kibazo ndi kubona aganga ari kunjaka byihute sawa muze nubuhoro kanongere ngusubize bana waje se batitiri bagigwaga gusanze no gusamba ariko nta kibazo nta kibazo tu ariko umuntu karibu rero mbuno wicara oya ndi kwihuta ndi kwihuta kwigo rero urabu yaburi yicari mwana wanje gwawe rubwete ahubwo reka mubwira icyangenza ngaho gira ngo umva umuhungu wanje murokore uzikamaze igisari ngo muri gukorana murokore se ubujya n'uwawe si umuhungu wanje cyane cyane uko kibogi rero kigana na nyina kuko ni nyina niko yaragaraye muri cyane yakora kina muri cyane none rero kirabwango arambiye kuja mwana wanje yabaye gute kandi ejo twatiri gukora bati uraho ugwaye bwe ntagaruka none n'ejo ukura umureba mu gukora yamaze ibintu ahita yenda afite umugwaye kakarane agira ngo mukangu kanwa ejo kumva ngo zabindi se numvaga ngo gushaka bifata abana ibipfukunyu rero nijabara oje aripfukunyu bana mujanye nikavuga kavuga umwana wanjye nzo ngombira rero nyine niki gusete rero yana mitwera tusa namunengo amafaranga y'ibindi ahubwo wowe mukamutira akaza kumufata rero nyaruka ubwo n'umubwira se ayifata kanze muhamagare yaragize kirazima ntiwatasiga kuzimya umwero tete ntabwo wamuhamagara none ukaba wifuza kugira ngo ugende bitegeke gambe ngendera nje ntabwo ndi rubanda ngaho rero ugatwara ariko bikamanza manze ngufotore amafaranga ndakabona barako bino bintu urabizigorera kwambara ibintu akiri amapati bakomeza nazuba ndayi ribi ubwo nyine naramuka cyo kwiyamaza ariko yamuhereza ibute rero ndakamuka uca bese ingoko n'abana bakateye ngoma uca kubunda gamuka nikumura sawa
ubwo nahebe kugira urasize ukuntu njya nandi kubitekereza ngeze ku mpuza n'ahandi baje bari gukora ambwiye ngo ndaguhageze umunsi ndo wigeze ukora si kandi siko ndavuye hano ariko kuvuga ngo urabangura riri utaje kukazi babazi ko yasaze ariko uri umuhora nk'umuntu muzima wose umuntu ushaka kureba ubwo ubwo none sibwo niba ngwaye ngeze hano none ubwo ndi umuzima none siko yasaze kuturuka nyara ntigira ahubwo abona n'amafaranga kuzana abona n'amafaranga kuzana umusari kiri cyo kinzanye none nakora iswa yagajanye kare yambwiye yuko urwaye aje kuyagufata none sirere kubigenza gute kandi yamubaye ubwo bura n'undi muntu uri kubibwira none sibwo waba je meze ngaho ndagatangiye ubu mbwira baha amafaranga ganjye ntigindike kinzanye usingire ngiru wayifunga ta none sibwo wayifunga utamuha amafaranga ngara ngukire nje mu rugo amuntu umenyera banagusanga Berapa pegang yang dagan? Hari. Avuye hano byari bana musimu rugo kare ubwo yabari kujya ubwo yabakuru ujya tuga mu kwabo na kotna nigendo ndayebe umbwira niba nda amafaranga gufite niba nda amafaranga gufite umbwira ngo ndagaruka kugafata n'umugoroba ariko umbwira muza hano sibyo nakoranye inama sibyo twakora kuja ngira ngo bakangare ugaheza sisi gute batanyoni ngira nagana ugahu udata cyane cyane mu udata mu ni mpamvu muzasura isoko yawe ngira ngo kwani ndo udatu ugamu agatana yego por tu iPhone agumu hana simbi agumu hana ni agumu sasa bani dura ariko kuko itera buraho uretse gatangu niba ino foto ndabariya ugohere reba hano iyi foto ndabariya aya mafaranga tukora cyane Kurangura ndabane nduragaho uretse uyu sinindi uyu ni aza ko ndagiye niwe mwana wenda mwitana nyirabasare kuri base yahetse umwana utiya ajya ngo se wamubyaye akozwe isoni ariko ubundi nuko ni igicucu ariko ntacyo nta n'ikigabo kubera ko gituma mba nabonye agacupa nk'agasoma kuko iyo kitaza kwibika muri kariya kazi ntabwo mba nabonye kariya amafaranga ariko gute njyewe mubyaje ntabwo atoke ibyo yavuga byose ntabwo amumena amahanga uko njyewe nanyoye agacupa ntabwo ushobora kujya kumenye nawe gatandatu bashyizemo agatasi urusaku nawe tukana kugera nyanga inzoga rusha nuko yo ukabukanye mawe uguye usasha kuzembura mu mutwe ntabwo ufite kutumva nizere ko ibyo ndugeka nizere ko ibyo ndugeka atari nizere ko ibyo ndugeka atari usigaye uramvukira ku mutwe sha koko bigora mubi amafaranga yanjye rero kugiye ngo kugakora ukize mukisha hejuru yaso
yabo kanata amafaranga waje kuta wenda kuboza amafaranga ndio kugiye mu gapfa kana amafaranga waragukoreye niko hari uhekanye amafaranga ndio kugiye mu gapfa baho amafaranga kugira ngo mbane turadugundi twawe tuyigwe twurukushaka baho amafaranga ndi nakarunoye kandi none banzanyemo oya nene uramumbere ingezi uramumbere igitu uramumbere icyo ndazi baho amafaranga ari murapfa uringa kuri umugabo sha amafaranga uza ikintu n'agateguri yembe tuwari warayishuye tuwere bikisha wagicucu wacandazi bitware ngeze ahangaha nje nifuzaga yamatanga bose siko bagurishije bose hari ikintu nakimwe dusigaye dufite hano mu rugo hariyo wowe yesi rwose siko bamaze urugo kagurisha amafaranga gawe naganje ni zanje ibyo kugamba byose wakicucuwe nako marira ko nakurikisa tundi ndagireho uko n'uyu presa uko kansubirenje kureba impamvu wabote mbago amafaranga bago amafaranga ndago uzajura komeza kujya amafaranga ngubwire ngo hari ukumbweje gura mu maso ngo hari ukumbweje murokora bago amafaranga umva nehingura umfashe tayo inamine zose zizagiye aho na inamine zizagiye sinakoretse gura murima ngo wagurishije ndumbwire amafaranga yose gashirira mu kabari ndugira ngo ubundi umva ngubwire n'imyende yawe nzayigurisha ukumva byawuretse n'ibyo bama amafaranga bere kubye ngo urongore ndi wasana umugore ukarongora ihenewe ndakona ndi kubikubwira ukarongora umusazi wa sinamuzaniye uvuze ngo kimuro karongora uranutse nakumera gahanga mbita ngwica kwihambira kuko jewe ndambara nakwanye ni nyinshi ubimenye nakwanye ndambara zakera jewe danda we murokorekeze bago amafaranga cyabata we maze nazamuka ariko ntabwo nashobora bago amafaranga sugira muhungu wanje bago amafaranga sugira bakambwira ngo ndeka kubwiye uko byagenze nagiye uko byumva ngese mu amafaranga nireka tujanirane ku mujogo umwe nakeze yo kwamugaba arambwira iti turi dufaranga genda uje kutumwa gacupa musehe yaguha amafaranga uje kunywa gacupa ngukora ko ndi kuri umukuru wawe ubu ndakwishe ubu ndamubwiye ngo yambwiye ngo amafaranga ugari he yaguha ngo uje kunywa icupa yakubwiye ngo uje kunywa icupa nje kubwiye ngo nje kunywa gacupa ehe mu mafaranga gande kumuhungu wanje mbago amafaranga avuga sanga wishe narusoni iri hangana ryo murimo ku mafaranga gatagira 12 genda agoroka ni mwebwe muhungu ni mwebwe nawe mwabasaza mwe muje muragira ikinyabupfura n'ubwenge ukumvikana ubwo arinze yakwica ku mafaranga 7,000 yujya duke ukajyama kare uko musaba icupa muri ayo mafaranga ubu ngubu ndaga bakunanguye ngiye mu gikorwa gacupa ihinde njewe nigeze mbikubwira nabambwiye ngo aragutumye ngo uzuyafate murakora tuzucishe makeya ayo mafaranga 2,000 ndaza kwaguhereza ariko uyu musaza nawe yabikuye guhaza indamo ya mbere yarayiri umurimo gutwara rusigagira guri ubu ngubu dusigaye heru ningegere yawo umusaza muze cyabikoze nanabigize hamakenga iyo ndaza kubigira hamakenga nanje mbabigombeye ariko muje muri imenya mumenye uko mukuze mwagakwiye kumenya ubwenge mugahana batoya bakugira ngo